Yes, release walize top news ndagira ngo namakuru y'incamugongo akomeje kugenda ashengura abanyarwanda benshi cyane. Pasiteri Antoine Rutayisire imodoka iramusekuye nimbikubwira uze kubyumva gutyo. Burya mwabantu mwe hari ibintu biba mu buzima bwacu kavuga uti ni karande. Ubwo ni nkubwira ngo Pastor Antoine Rutayisire hari ku isaha saa 3 irenga iminota 15 azafate imodoka ari guturuka kuri Yenzi, inyuma gato aturuke ikimodoka cyahoho cyahore kivuza amahoni. Iyi modoka yaturutse kuri ADPR haruguru cyane. Ubwo mu by'ukuri Pastor Antoine Rutayisire yaratwaye imodoka ya Toyota Hyundai 2022. Ubwo nyine mu by'ukuri azashyiremo umuriro yumva inyuma gato aturutse ikimodoka cyahoho kiza kivuza amahoni. Antoine Rutayisire agira ngo mu by'ukuri ayihunge aho ayihungiye. Ubwo ngo ajya kumva imodoka iramusekuye azagira ngo atabaze nyine asanga imodoka yamaze kuba imwinjiramo. Abatabaraga bazamukuremo barebe basange ni Antoine. Batangira kuvuga uti mu izina rya Yesu pepe katika jina la Yesu. Bigenze gute uyu mupasiteri nibiki bimubayeho? Mu by'ukuri yakomeje kugenda afasha benshi gukizwa. Kuri aka kanya Satani amwigarurije ute? Ubona ko nyine abantu agahinda karenda kubashengura umutima bazareba isura babone barayizi. Ubwo ni nkubwira ngo uyu mupasiteri yakomeje kugenda abatiza benshi mu banyabyaha barakijijwe ndababwira ibintu magazeho ndagira ngo nyine benshi murabizi. Uyu mupasiteri ariko ngo byaje kugera igihe ubuzima buramurya hahandi nawe ushobora kureba umuntu ukabona ko ubuzima buri kumurya. Burya imodoka ya hoho ni imodoka itari nziza mwabantu mwe. Izi modoka za hoho zizakora ibara. Izi modoka za hoho mu by'ukuri ndasaba leta y'u Rwanda ize kuba ikora check up cyangwa se igenzura harebwe nimba koko izi modoka nazo jujuje ubuziranenge zitameze nk'izi nzoga za kibingo cyangwa z'ibyuma. Kuko urareba ni imodoka ubona ko buri munsi zikomeza kugenda ziteza impanuka pe. Tekereza iyi modoka ntabwo mu by'ukuri mu mwaka yabura kuba yishemo abantu nka 200. I think ko n'inzoga ubwazo ntabwo zishobora kwica abantu 200. Ndagira ngo murabizi byatangajwe ko abantu 50 nibo bishwe n'inzoga by'umwihariko zagiye zikorwa n'inganda cyangwa se n'abandi bantu bagakora inzoga zitujuje ubuziranenge. Ariko iyi modoka ya hoho ikomeza kugenda ihitana ubuzima bw'abantu benshi cyane pe. Ndasaba leta y'u Rwanda kugira ngo ize kureba nimba koko izi modoka zujuje ubuziranenge. Kuko nimba iyi modoka ishobora kuziga kuri impanuka ikica abantu 20 direct, urabona ko byanga byakunda yifitemo ikibazo. Izi modoka za hoho ziri guteza impanuka mwabantu mwe mu by'ukuri ndagira ngo tuze kuba tugaruka kuri uyu mugabo. No mugabo wakomeje kugenda ubabaza benshi bazahagire batangire kureba uko byagenze bavuga uti pepe katika jina la Yesu. Bigenze gute uyu nguyu we bije kwabiza gute? Uyu Satani mu by'ukuri ushaka gusabiriza ubuzima bwa pastor reka mu by'ukuri tumwirukane pepu. Nyine ukabona ibintu bavuga rimwe na rimwe barakomeza kugenda bagaragaza agahinda na motion. Uyu mugabo rero ndagira ngo tuze kuba tuganiraho. Murabizi ko ku munsi wo kwa gatandatu yari afite igitaramo. Ubwo nyine yaravuye mu rugo iwe ageze kuri Yenzi. Ndagira ngo kuri ryo kuri Yenzi ku mihanda winjira Nyabugogo undi muhanda umanuka kuri Kiliziya no kuri stade murawuzi. Ubwo mu by'ukuri imodoka zituruka Cyangugu Rusizi murabizi ko zihurira kuri Yenzi nyine zitazikomeza Nyabugogo abandi bagahagarara bakavamo. Ubwo ngo mu by'ukuri azabe amanukiwe gato ari kugenda satira nyine gukomeza Nyabugogo. Ubwo nyine yaragiye azabira igitaramo imodoka ya hoho imuturuka inyuma. Ubwo ngo iyo hoho yagendaga ivuza amahoni yari iturutse kuri ADPR haruguru. Ubwo ngizazi ivuza amahoni yiruka. Mu by'ukuri Pastor Antoine Rutayisire nawe nyine yongereye akavorime. Ubwo ngo abamukuyemo bavuga ko basanze ari kumva indirimbo ya Vestina na Dorcas bita Itabaza. Ndagira ngo benshi murayizi igira uti iyaba imigambi y'abana b'abantu ariyo ishyira akadomo kanyuma ku buzima n'imibereho yacu ntabwo tuba tukibukwa. Gusa kuko ngo ari umwami wabivuze ngo yakomeje isezerano yamaye. Ubwo nyine pastor yatwawe akomeza kugenda yumva ku karirimbo nyine ari mu mavuta. Ndagira ngo nyine akaririmbo ka Vestina na Dorcas murabizi ko na karirimbo kari kumvwa cyane. Nawe ngo yari yashizemo ako kavorime agendera muri uwo mujyo nyine. Ndagira ngo murabizi abantu batwawe n'Imana ntabwo bahiranwa n'indirimbo z'Imana. Ariko nyine Satani utaba wifuza ko abantu tubaho. Burya mwabantu mwe Satani aratunaniza cyane. Uyu Satani nimbabwira ngo atugwisha mu byahi yabonye uri gusenga nyine arakunaniza.
uyu mupasiteri rero mu by'ukuri ndagira ngo turebe ese bije kwa bigenda gute, dore ko benshi nyine ubona ko bumiwe bafite agahinda n'intimba irenda kenda kubaturitsa umutima. Ubwo ngo abakristo yaragiye guteguraho nyine bacekinga bareba nimba ibyuma bimeze neza, ubwo aturuka iwe mu rugo arangije nyine ashyiramo akaririmbo bita itabaza. Iyaba imigambi y'abana b'abantu ari ishyira akadomo ka nyuma ku buzima n'ubugingo bwacu ngo ntabwo tuba tukiriho. Ubwo nyine ari kumva ko karirimbo yatwawe mu mujyi umeze gutya nyine ari mu mavuta y'Imana, ndagira ngo nyine murabyumva. Imodoka ya hoho ipakiye umucanga izamuturika inyuma, ndagira ngo ni mu ihuriro ry'imihanda igera kuri 4. Ababizi murabizi hano ku Ruyenzi mwabibonye uko byagenze. Ni ihuriro ry'imihanda igera kuri 4, hari agahanda gacomoka kuri Kiliziya hepfo, hari akandi gacomoka Icyangugu nyine ku modoka ziri kuva mu ntara, hari n'akandi gacomokamo hejuru muri supermarket murayizi hafi no kuri ADPR, hari n'akandi gacomokamo kava Nyabugogo cyangwa se kajyayo. Ni ihuriro ry'imihanda igera kuri 4. Ubwo pastor yacomotse we mu rugo mu gahanda ko haruguru kuri ADPR, aramanuka kumbe ngo satani hari ikindi kimodoka cyaho cyacitse fire kiri kuza kirirukanka cyane kizagere kuri uyu mupasiteri. Ubwo nawe nyine ari kumva akaririmbo nagiye mbivugaho cyane mbyitsaho cyane, ariko nyine icyo kimodoka cyavuzaga amahoni kizagera imbere y'uyu mupasiteri. Mu by'ukuri ubuzima buramushaririye, nibabwira ngo ubuzima buramushaririye reka mubwire ngo condolence, bitewe n'ibintu byabaye urabona ko ari ibintu bitari by'i Rwanda. Hari ibintu nawe ugeraho ukarebesha amaso yawe ukavuga uti ibi ni ibiki. Nyine hari ibintu nawe ushobora kurebesha amaso yawe ukavuga uti ibi ni ibiki. Aba badayimoni ni bwoko ki? Ngewe ubu ngubu hari igihe rimwe na rimwe bincanga nkabura icyo navuga. Uyu mupasiteri ntabwo yari wo gupfa akenyutse gutya cyangwa se arimbutse gutya, ubwo ariko ntabwo yapfuye uretse ko nyine yaje kubavunika. Madamu we azahagere asange nyine ibintu mu by'ukuri biri kwavugwa ni inkuru y'incamugongo, asange ni inkuru mbi ku bakunzi ba Pastor Antoine Rutayisire. Ubwo nyine azafata amavi ye yapfukamishe hasi avuga uti Imana ishobora byose mu gihugu cyo mu ijuru, wampaye uyu mugabo umumpakuze tubyarana abana hungu na kobwa, wambwiye ko ari we mu by'ukuri nzamusajisha, none bigenze gute kugira ngo akenyuke gutya? Bigenze gute kugira ngo bigende gutya? Mana ndatokesheje mu butwari n'impuhwe zawe iyi miraba n'imyandukire y'abadayimoni kuraho ku buzima bw'umugabo wanjye. Ubwo nyine ubona ko benshi bakomeje kugenda bareba uyu mudamu ko yakomezaga kugenda asengera umugabo we, bakavuga uti Mana tabara Pastor Antoine Rutayisire, ntacyo yakoze kibi, nta na kimwe kibi yakoze, yadufashije gukizwa, yakoze ibikorwa by'indashyikirwa, nyine yafashije benshi. Ni ukubera iki yapfa abadayimoni bamwigaruriye? Ubona ko nyine abantu benshi bakomeje kugenda batanga points zigiye zitandukanye, ukabona ko ubuzima bwe burakomeza kugenda bugarukaho n'abatari bake. Ariko nyine rimwe na rimwe nabyo nakomeje kugenda mvuga, izi modoka za hoho byanga byakunda zifite abadayimoni, nimba zidafite abadayimoni ntabwo zujuje ubuziranenge. Baze kuzipima nk'izi nzoga zakomeje kugenda zica abana b'igihugu cy'u Rwanda z'ibyuma na za Red Warage n'izo bita za Kiwingo zikica abantu bakazireba, n'izi modoka nazo ndazikemanga. Izi modoka munyemere